Nyishyura mwana. Mwishyura se nkoreke. Nyishyura mwana akakujije cyangwa nkombe. Urangubita se nyine nkugize iki? Nyishyura. Iki nyine. Amafaranga. Iki se? Nyishyura mwana akakusakuriza. Turashize. Jesus! Mukobwa uretse nkubaza akantu gatoya. Nigute wifata kwamagarika mu muhanda? Ahubwo njere ugira utireka mubaza akantu gatoya nanjye. Nigute wifata ukanangira ndi muri gahunda zanjye nifite business zanjye zimo zinyinjiriza. Ukifata ukamagarika mu muhanda. Wowe uzi business zanjye wishe. Uziko nanjye kurangura abakobwa batanu muri iki gitondo. None uri Maritazari. Oya Maritazari ni umwana kuri ngiye kuko ninjye papa we. Ibyo nta hantu bihora no kunyishyura. Uretse gato. Kwishyura we komeza kubivuga ahubwo ngenda gusobanuza ati gutumagarika mu muhanda. Ese ikibazo cyane ndiko hagati mu muhanda. Tumagarika mu muhanda tubaza ubusa. God have mercy upon us. Aha none ntabwo ari mu muhanda ngaho munyishyure rero. Akose mukuru undi mbere na mbere. Okay reka tubyemere wenda tugufitiye ideni. Tugufitiye iriya deni wadukoreye. Iki kiri gutuma nyamukuru utwishyuza. Tigira uti ideni iriya giye muri mideni. Uyu muhanda no wasa. Uretse gato tuzagabanya utugambo dore nitwo dutuma usongo kwa gatwe kayo kagasongoka nk'akinyoni y'umuntu. Uzagenza make kigendeshe sister. Ngo nawe ufite umunwa nk'uwingurube nta bindi kukubona natubwo urimo sister tugufitiye iriya deni. Mwarekera kuduma nyine ahubwo nkababwira ideni mundi. Tubwire nanjye nibyo ndimo ndashaka. Wewe wakagabo gafite uburebera nk'ubw'ibishyimbo bihinze mu rutoki. Wanciye urandeba. Ururiyo ngo narugo nuko mwese amakosa murayahura. Munyishyure rero. None se kureba umuntu yakurebye arakwishyura. Asundi wa mukobwa reka nkubaza. Ufite ubuhe bwiza kugira umuntu akureba akakwishyura. Ahubwo se ufite iyihe nyashi ushobora gukurura nje aka karyarwo engineer bazi. Reka ye. Yankuru w'amasahani. Uvuga uti umukuru w'amasahani kuko nta kibazo n'umukuru w'amasahani kuko ibibazo turabihura. Ari umukuru w'amasahani ngaho muci kugenda. Ufite iyihe ufite ubuhe bwiza butuma umuntu agucaka kwishyura. Icyo kibazo kiroroshye cyane rwose. Ubu busumbye bw'ingagi zose zituye mu birundo. Niyo mpamvu umuntu wese undeba anyishyura. Hanyuma nuko mugomba kunyishyura akabareka mukagenda. Ubwo se nanga. Reka kandi ubwo ari menshi. Buri wese ni 500 byonyine. Wamwishyira ibyo biceri tukagenda. Ako wakigorya aho ubera ikigoryi kariyo mpamvu ukomeza kuba umukara. Ibibazo byakwishyura. Ninde wakubwiye ko ari ibice n'ibihumbi we. Ibihumbi by'iki se wamubajije kumva ko atari ibice. Sister atarubwa ni ibiceri rata. Ahubwo murakomeza kuntinza agenda kura ubigeze kuri miliyoni. Turashize none. Ako mukomfite ikibazo. Uri kuduca miliyoni nta kintu twakoze ari ukukureba gusa. Ubwo nk'umuntu aramutse agize icyo akora mwanga. Miliyoni 5. Hanyuma agakora tungahe? 3 dutandatu. Wakije bakandeka nkagenda. Kandi bakagunda gukubita. Ishyura. Ushyira nkumeze nk'ujito. Umva babwira mwatugabo. Ako musaza kurwana vuba nyine mwikire nigendere. Okay sawa nakwishyira inete zanjye byahuriye. Naho wowe. Ariko sha mu Ruhengeri ko bari gutanga uburyo bwo kogosha ingagi. Ukaburi hano i Kigali nkaba mbona umeze ngazo wagiye bakakogosha ukasubira iwacu.